byaba bibabaje uri umwana w'umukobwa warageze kuri iyi YouTube channel ugasanga ntabwo wigeze wisobanukirwa, ntabwo uramenya icyo ushaka, ejo ugasanga utewe inda ngo bigutunguye. Cyakoze yenda bagange umuntu wese ni nyakubahwa. Burya nawe utari wiyizi njya nkunda kukubwira ngo ihesha agaciro kugira ngo ni bimwe byanjye, ariko itegeko rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuntu wese ari nyakubahwa. Parira muri ako kanya mugahoberana, nyuma ukajya umucyurira amakosa yagukoreye. Stop, bihagarike. Uri gukora ikosa, urimo kwangiza umuntu. We ufata video yanjye wabona hari ikintu ukuyemo, wabona isi yawe urushijeho kuyihindura nziza, wabona uvanyemo ijambo n'isomo ryakugiriye umumaro, ukumva ntiwabyihererana, ugasharinga, ugashyira kuri stati kugira ngo ndetse n'inshuti n'abavandimwe nabo bibashe kubagirira umumaro. Ndabasuje cyane abakunzi bacu mudukurikira kuri YouTube channel Eriva 250. Amahoro y'Imana n'abane namwe, turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza byose. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku buzima busanzwe, ibintu bisanzwe biraho. Ngira ngo mbabwire ko by'umwihariko mfashe uyu mwanya nkagushimira wowe wakoze subscribe, wamara gukora subscribe n'igihe urebye video ugakora like ndetse ukabona ko bidahagije ukayisharinga ndetse n'abandi. Hari abantu by'umwihariko numva ngira ngo nshimire wowe ufata video yanjye wabona hari ikintu ukuyemo, wabona isi yawe urushijeho kuyihindura nziza, wabona uvanyemo ijambo n'isomo ryakugiriye umumaro, ukumva ntiwabyihererana, ugasharinga, ugashyira kuri stati kugira ngo ndetse n'inshuti n'abavandimwe nabo bibashe kubagirira umumaro. Mbonereho no kubwira aba bantu, umunsi umwe nakoze ikiganiro, noneho umuntu kubera ko ikiganiro nakoze uwo mugabo ikosa ryari riri muri icyo kiganiro, nasabaga abantu kudakora yari yararikoze. Duhuye arambwira ngo wambwiriyemo rwose inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ntabwo mba ngendereye gutunga urutoki umuntu uwo ari we wese, nta nubwo mba ndi kukugaya mbitsindagira ngo nongere mbitsindagire, ahubwo wowe wakigaye ngewe ntarakugaya. Kubera yuko iyo umugabo atsikiye ashobora kweguka akivura imvune akagenda yemye kandi agakomeza. Ni ukuri niwumva hari ikintu tuvuze kitari cyiza cyakubayeho, ntukumve ko twagutunze urutoki, kuko icyo kintu kiba cyabaye ugihuriyeho n'abantu benshi nabo benda batsikiye, dore ko hari n'abagusha amazuru bikarangira, bagira umugisha bakeguka bakanakomeza. Ariko wowe ukigira amahirwe uyu munsi ukabasha kugera kuri Eriva 250, nshuti yanjye, ni ukuri ujye wumva ko ibintu turi kuvuga, turi kungurana ibitekerezo, turi kujya inama kugira ngo nibura turebe ko ba bantu bajya bumva ubuzima bwabacanze, bajya bumva ibintu byabarangiriyeho, bumve ko ubuzima buba bugikomeje. Burya ikibazo wahura nacyo cyose, nkunda kubabwira ngo nta kibazo kitagira igisubizo, ubuzima buba bukomeje. Niba ugize ibyago ugakorera ikosa umuntu mubana, n'umugabo wawe se, n'umugore wawe, ndetse n'umwana wibyariye, igisubizo kirambye ni ugukosora rya kosa wakoze, kuko uzi neza ko ryari ridakwiriye kongera gukorwa. Muri iyi minsi hari ibintu abantu bajya bakora, cyane cyane abasenga, ko ndabizi ko nkurikiranwa n'abantu benshi bagiye barabarokore, abandi ari abakristo mu byiciro bitandukanye, n'abasilamu ndabasuhuje bankurikira, ndabizi tujya tuvugana tuganira ndetse tukanandikirana kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. Uriya igihe wakoreye umuntu ikosa, kwirirwa ujya kumubwira, wenda n'urugero tuvuge waciye inyuma umugabo wawe ariko ntiyabimenye, si ngombwa ujya kumubwira ko wamuciye inyuma. My dear, ibyo nta kintu byafasha rwose. Mukundwa nshuti yanjye, umuti ni ugufata umwanzuro kutazongera gukora iryo kosa kuko uzi ko wakosheje. Kabiri,
wa mudamu we niba waragize ibyago ugakora iryo kosa, hera none ubone ko icyo kintu kidakwiriye wakoze, wisubireho ureke kugikora. Naho kugenda ukajya mu maso ye ukamubwira ibyo bintu, ushobora no gusanga wikuye naho waruri, ahubwo nawe akaba birakariyemo. Kandi mbwire n'umuntu nawe wasabwe imbabazi, niba umuntu mwabanaga yaragukoreye ikosa akaza akakubwira ati mbabarira n'Imana imbabarire, burya Satani yaranshutse ncika intege, warangiza ukamubabarira muri ako kanya mugahoberana, nyuma ukajya umucyurira amakosa yagukoreye. Stop, bihagarike. Uri gukora ikosa, urimo kwangiza umuntu. Barira muri ako kanya mugahoberana, nyuma ukajya umucyurira amakosa yagukoreye. Stop, bihagarike. Uri gukora ikosa, urimo kwangiza umuntu. Agize kuba yicuza, azi ngo waramubabariye, noneho utangiye no kujya umujomba ibikomere. Rero kuri Eriva 250 twifuza ko umuntu wese yazajya abaho aryohewe n'ubuzima abayemo, akabaho anejejwe mu mutima we no kuba ari umupapa mwiza, anejejwe no kuba ari umubyeyi mwiza mu bana be. Kugira ngo abone ibyaha abo yabyaye, nuko bisaba ngo nawe ubwe abanze yiyubake. Byaba bibabaje uri umwana w'umukobwa warageje kuri YouTube channel ugasanga ntabwo wigeze wisobanukirwa, ntabwo uramenya icyo ushaka, ejo ugasanga utewe inda ngo bigutunguye. Cyakoze yenda bakushiriyemo feneriga nakumva, kandi nabwo hari akantu nshaka ko mumenya uyu munsi mutigeze kumenya abana b'abakobwa. Iyo utewe inda cyangwa se iyo usambanyijwe, bari baguhaye feneriga mu buryo utaruzi ukisanga byabaye, hari ikigo kibishinzwe kigiye kiri ku ma hospitali cyangwa se ku bitaro bikuru byose by'u Rwanda. Ngira ngo icyo kigo kirahari gikorana n'ubutabera. Ni ikigo uragenda bakita Isange ngire ngo One Stop Center, abantu bazadufasha. Ni ikigo ugana igihe ibyago byakubayeho bitararenza iminsi, hagati y'iminsi y'umunsi umwe n'iminsi 3, ukagenda ukavuga ibyakubayeho, ku buryo niba ari n'inda wasamye wayitewe n'abantu utazi, kuri bano bantu bahura n'ibyago mu nzira cyangwa se bahemukiwe, uhita wiruka ukagana icyo kigo, witinya amaso, witinya kandi wari ugiye kurengerwa. Ushobora kuba wari kwandura virusi itera sida n'abo bantu baguhemukiye, ariko mu minsi itararenga 3, ubwo bibaye byiza wagenda ku munsi wa mbere ukibimenya, ku wa kabiri nturenze wa 3 uragenda ukagana icyo kigo bakagufasha. Nawe musore ni nkuko, niba abakobwa bakugambaniye bakagukora ibyo bintu, ni kubigenza, urihuta ugahita uhagera ukanyaruka, kubera ko ubuvuzi bwegerejwe abaturage. Tuboneraho gushimira Imana n'ubuyobozi bwiza, Imana yacu ishimwe. Rero umuntu wese wageze kuri icana ntabwo ukwiye kubaho mu buryo bw'ubujiji. Hari ikintu muri no minsi ndi kubwira abantu banjye bandi hafi, bo barabizi, ubu barahita babyumva cyane. Hari amategeko mba numva ntagomba gutatira, kereka mbikoze ndwaye cyangwa se ntabizi, nagize ikibazo runaka ariko sinteganya kubikora. Mba numva itegeko ry'Imana ryitwa urukundo ntateganya kuritatira, kuko mba numva nkunze abantu b'Imana kandi ntabwo nzabireka. Itegeko rya kabiri, itegeko ry'ubuyobozi bwanjye bwite bwa leta, mba numva ntaritatira, cyane ko naje gusobanukirwa, namenye ibanga nshuti zanjye. Umuntu wese ni nyakubahwa. Burya nawe utari wiyizi, njya nkunda kukubwira ngo uhesha agaciro ukagira ngo ni bimwe byanjye, ariko itegeko rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuntu wese ari nyakubahwa. Nyakubahwa. Burya nawe utari wiyizi, njya nkunda kukubwira ngo uhesha agaciro ukagira ngo ni bimwe byanjye, ariko itegeko rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umuntu wese ari nyakubahwa. Uruhinja ruri mu nda, urwavutse, ndetse na wa musaza n'umukecuru rukukuri babandi baraye bitabarukiye, umuntu wese ni nyakubahwa, agomba kubahwa, agomba guhabwa agaciro. Ese uyu munsi ubanye ute nabo mubana? Ese wabuze yuko hari ingingo ibarengera? Ese wabuze ko ibigukorerwa byose hatavuyemo na kimwe hari ingingo ikurengera? Ibyo ni ibintu tuzatugenda tugarukaho, hari ibyo twagiye tuvugaho, ariko ndasoza ndimo nkubwira nti gira ubuzima bufite intego. Mu busore bwawe gira intego,
mu bukobwa bwawe gira intego, no kuba uri umubyeyi gira intego yo kuba umubyeyi mwiza wihesha agaciro kugira ngo uzasaze neza, abo wabyaye bumva batewe ishema nawe ubwawe ubona ijambo ryo kubabwira. Wowe wageze kuri iyi cano rero uzunguka byinshi. Ndimo ndategura, hari abanyandikira bati dukumbuye filimi, dukumbuye komedi, ariko ndimo ndabitegura, muhumure, ntabwo nicaye na nubwo nsinziriye, gusa ntabwo biba byoroshye, ibikoresho biba bisaba ibintu byinshi, kandi buriya ukuboko kumwe kuba ari kumwe nyine. Mujye mudusengera, mudusabire, kandi inkunga zanyu zirakenewe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Imana ibahe umugisha rero, mbakunda urukundo rwuzuye, kandi nzakomeza kubikora uko tuzajya tubana uko bukeye n'uko bwije. Mugire amahoro, mugire amahoro.